uwagushyira mu ibase wako nyikwiramo nabikora. Yes pa Maxim. Hanyuma mu byukuri ukunda koga ariko no kurya ntago byakunanira. Kurya byo urumva ni ibintu bihoraho ubwo murego ibintu byafashe umurego akagofu ko ni nako uri bumindurire njyana. Yes. Uwana aratwika ntago yoroshye. Yes Bomai. Nakubona we man reka tumuhe show. Ngeni muhereza abakunzi ba Daily Vibers TV. Reka tumwumvishe na position wa mugana. Uko ifotoza atandukanye na babandi usanzuze. Bebe yaranya attractinga mazenga mutata chinga. Tugafiringa tugakissing. Yes, nkuko twababwiye rero bakunzi ba Daily Vibers TV twari tumaze iminsi tutabonana ariko aho tuje tuza dutwika. Aka kanya rero turi ku muhanda wa kabiri aho bita kurya kabiri ni mu mujyi nyirizina. Ubu ngubu turi kuri Star Entertainment Studio aho tujye gusura abahanzi batandukanye. Ni studio ikora ibijyanye n'amashusho ndetse gakora na audio. Uyu mwanya rero reka tujye kuganira n'abahanzi dusanga bari gukora indirimbo aka kanya kugira ngo tuganire nabo batubwira aho bari bamaze iminsi baba. Tudatinze rero reka tubabereke. Tugende dufatira. Salama bro. Amakuru ni meza cyane. No kora hanga. Yego. Producer nde? Blaze Beat. Waduha karibu tukinjira hano. Izi kameras. Kamera ntari y'umusaza. Kamera ntari. Okay. Watuyobora ukatugezaho nyirizina utunganyiriza umuziki. Twinjire hano. Man. Komona arimwe abasani benshi se. Studio ni cyiraje. Reka tubanze tubasuhuze bro. Salam. Ewana. Tugusanze muri studio urimo urakora umuziki. Yego. Urimo urakora umuziki umeze gute wabandi? Indirimbo yitwa Position. Yitwa Position ni ya Mirror Empire. Mirror Empire nibo barimo barajya mu bintu ngutya nyine nawe urubyumva. Mirror Empire ko nyizi nka groupe ishobora kuba yari itakibaho. Suvuga ko batari bakiba bari bariho ahubwo nuko hari ukuntu uba ushaka kuba wakora ikintu kirenze cyane ugafata igihe kihagije. Bivuze ko bari gutegura muri urimo uragitegura icyo kintu. Icyo kintu bari gukora wacyumvisha gute nka producer? We nawe amatwara go. Ngiye nago na judging amatwara go. Wayitangiye ryari iyo ndirimbo yituka gute? Ni track barimo barageza bakora ikintu cyitwa EP, extended playlist. Ubwo ni indirimbo ziba zigira kuri 5. Iyi ngiye akaba ari izihagarariye yitwa Position. Ikaba beat yarakozwe na Renstar, then ibindi byose akaba turimo turabikorera muri iyi nzu itunganyirizwa muziki ya Sky Music Production. Hanyuma iyi nzu biragaragara ko ashobora kuba ari inzu irimo iratera imbere. Haba hari umuhanzi umaze gukora kugeza umaze kugera kure. Ni benshi. Hari ba Muzunga ibitangazamakuru bimuvugaho cyane. The Choice, The Cat, The Yago amuvugaho. Ni benshi cyane bamuvugaho. Yita mukuru wa Juno. Usacinze mukuru wa Juno watumubona umuntu amaze gutera imbere bitewe ni hano twamuzamuye twamukora indirimbo zigiye kuri 3 tumufasha promo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko umwe uri gukora indirimbo ni yihenjyana ikorohera gukora cyane. Injyana bari nyinshi ariko biterwa n'agacutuyemo. Habarimo abantu ari injyana bakunda mu gacutuyemo cyangwa se mu gacukoreramo kurusha izindi zose zari abandi bazizanye baturutse impande runaka. Iyo njyana nta nama Afrobeat nama R&B and nama Afropop. Yes, reka tuze kugarukaho nyuma. Twinjiye muri studio ya Sky Entertainment Music and Video. Tusanze barimo barakora indirimbo. Dusanze hicemo n'abahanzi ariko ntago baratwibwira nyirizina. Turagira ngo tuze tuganire nabo hanyuma tubwira abakunzi bacu ba Daily Vibers TV ko badukora subscribe ubundi bakora na share kugira ngo ibi mihangano bibashe kugera kure cyane. Hanyuma rero sasa abasore ni babiri ndabona bose ari abasore bakeye.
sinzi ukuntu ndi buze kuganira nabo niba ndicara niba mpfuka. Yes, nkuko twababwiye rero turi muri Sky Entertainment Music, yanga bakakora video bakakora ndetse n'umuziki wa audio. Uyu mwanya rero dusanze mw'abahanzi bari gukora indirimbo, batubwiye ko ari indirimbo ishobora kuba iri combined ifite iminota igera nko muri 6, ariko abahanzi ndabona atari bashya, ariko ubundi nkongera kabona ni bashyashya muri uyu mwaka. Reka duhere hano batwibwira, muratwibwira mu izina rya gihanzi uko abahanzi bivuga. Nyengira aka nyinshi nubwo ntari umuraperi. Yitwa Album Maye, Jesu Album Maye Museveni 014 Mfurani none aka Mr Chama, Mr Knockout. Yes. Bo, batubwiye yuko ari Miro Empire Group y'abantu babiri. Hanyuma mugenzi wawe ndakubona Ewan, kuva hasi kugera hejuru ndabona uri gutwika, ariko mushyiraho kamera abakunzi bacu bamubone Ewan. Ewan, we bakwita nde Ewan? Nje nitwa Paul Pamex, guturuka muri Chama Boys cyangwa Miro Empire. Yes, ubundi tugiye mu mateka ya Miro Empire. Miro Empire ni group yavutse ryari, ivuka itangira kuzihe ndirimbo? Miro Empire ni group yavutse hasaga muri 2018 nko mu kwezi kwa 7. Dutangira ku ndirimbo yitwa Sakintu, dutangira ari collabo yarimo n'amasunzu de Pax. So nyuma n'umuvandimwe twice turavuga ariko uko tubona aka kantu gashobora kuba kakunzwe, ubu dukoze groupe ntibyagenda neza. Sinzi uko nabivuga, ariko aho twabashije kugira cyangwa kubaza byabaga successful, indirimbo zagiye zikundwa cyane pe. Abantu bagiye bazimenya Miro Empire, Tubariyo Kings, nyine biba byinshi. Ariko kuri ubu ngubu ni Miro Empire. None mwatangire kuri Sakintu mwashaka kuvuga iki? Sakintu twaririmbaga story y'umusore uba yaragize igikundiro kidasanzwe ku mwana w'umukire kandi we akomoka mu muryango ukennye. Twaririmbaga rero twishyize mu mwanya w'uwo musore, tugaragaza twibaza se unkundira iki ko ndi umukene, ko ndi umunyabibazo, ko nturuka mu muryango uciriritse cyane, ku muryango wanyu unkundira iki? Yes, ni story nk'iyo ngiyo twaririmbaga kuri Sakintu. Numva ari ndimbi bifite ubutumwa bwiza. Hanyuma Miro Empire muyishinga mwari mugamije iki? Miro Empire twashinze tugira ngo dusakaze ubutumwa bwubaka ushobora kugira ikintu bihindura mu buzima bw'umuntu biciye mu ndirimbo. Message zacu zitambukire mu ndirimbo, ahanini twe dutanga message. Indirimbo z'urukundo zizamo kwera nyine mu buryo bwa business, music business, ariko ahanini twe dutanga message. Indirimbo zacu zumva busore buroshya, nzagaruka, mbabarira, ni indirimbo wumva ko zitanga message ku rubyiruko, kuri community tujiste. Hanyuma umuntu yumvishe Miro Empire, ubundi Miro Empire bishatse kuvuga iki? Miro Empire no kuvuga ngo nkuko bizi Miro bisobanura indorerwamo. Yes, turi ubundi Empire ni nko kuvuga ubwami bw'abami. Kuvuga ngo si ubwami bumwe gusa ngo uri umwami, ni ubwami bugizwe n'ubundi. Yes, ni ubwami bw'abami. Empire. Yes. Ni ubwami ariko bugizwe n'ubwami bugira nko muri bungaye butandukanye. Urumva twebwe turi indorerwamo, turabanzi bumva bafite bindorerwamo. Yes, ariko noneho babami niko wenda ntabwo wabumva yavuga ko mushatse kwipasa muremure, mushaka ko muri abami mu bantu bakuru umuziki mu kare ka Rusizi. Oya, ntabwo ari cyo dushatse kuvuga. Turi Empire, sinzi Empire ubwo ngubwo mu Kinyarwanda, ni ubwami umuntu ashobora kwibonamo. Tubirebe mu ndorerwamo tujiste mu ndorerwamo mu muzika uruza kubirebera. Ni ubwami abantu bashobora kugira gute, ushaka kutwibonamo, urashaka kutwanga. Ariko abantu disi tuntu baririmbye nayo ndumva harimo ibyanjye. Nicyo. Hanyuma rero dukomeza, mumaze gukora indirimbo zingahe z'amashusho, zingahe z'amajwi? Amashusho kugeza isa nta video dufite, ariko turi mu mishinga yo gutegura buryo ki twadusohora ama projet ari kumwe n'ama video. Yes. Murabitangira ryari? Muri iyi EP zabiri indirimbo 5 muri zo imwe zabifite video nziza standard. Murateganya ko iyi ndirimbo yabagiye hanze ryari dusanze muri studio gukora ubu ngubu? Position irarari kuri YouTube channel
none hagati ya saa 12 saa 1 biraterwa n'ukuntu twabipanze nka timu saa 10 saa 11 saa 12 indirimbo irabiri kuri YouTube channel kuri platform zacu zose yes hanyuma tugarutse inyuma muvuze yuko mwashinze Milo Empire mu mwaka wa 2018 kugeza ubu ngo turi mu mwaka wa 2021 ariko murasa n'abantu bari barazimye reka mivuge gutyo mwari muhugiwe mu biki ntabwo twari twarazimye ni ukuvuga ngo nk'uko producer yabikubwiye we waratuzi cyane ko duhora hano turi gukora projet nyinshi ahubwo habayeho gutegura navuga ko twateguye umwanya munini cyane abantu ntibumve ibintu bihora biza nk'uko byari bisanzwe urumva twari twaramenyereje abantu guhora tubahereza hit turekura amahit none babona ntabwo bari kutubona niyo mpamvu wenda kuri bamwe bavuga ko twari twarazimye ariko nyirizina ntabwo twari twarazimye twari turi gukora niyo mpamvu bagiye gutangira kugenda babona ama projet yacu agenda zaro uruhererekana yes hanyuma Pamex ndetse na Bomaye ni amazina abiri agiye kwinjira navuga bundi bushya mu mwaka wa 2021 mu rugaga navuga yuko ari urw'abahanzi twinjiye mu bihe bidasanzwe akenshi ubu ngubu amikoromo yakuye hehe ayongeye kubasubiza muri studio nk'ubuzima busanzwe nta management dufite abahanzi nyine kugira ngo ugire ikintu ugaragariza abantu hari ikintu utakaza kugira ngo ubone umushahara uba wakoze iki uba wakoze natwe ubwacu twishakamo ubushobozi kugira ngo turebe ko hari icyo twagera gute hari level twagizaho ibintu byacu natwe twige ko hari ikintu twakuramo nta magingo aya ni mu mifuka yacu niyo amafaranga niho ubushobozi tubukura nta handi kugeza ubu nta muntu uraba-approachinga abe yabasaba ko yenda mwakorana baraza benshi hari n'igihe twese kugira management yari studio ya Super Eagles twayize gusinyamo contract y'amezi 3 ariko yaje kurangira basi rero ntabwo ari kuvuga ko baraza benshi tukavugana tugapanga ariko ntitubashe kumvikana neza bitewe n'ibyo bifuza n'ibyo twifuza yes ariko tujye inyuma y'umuzika gato y'ubundi dutangira nyirizina nk'ubu ngubu turamutse tuvuze ngo Pamex watubwiye ko ari Pole ubundi Pamex ni muntu ki ku bantu batamuzi ni muntu ki Pamex ni umupapa arabanyita Papa Soprano Papa Soprano kuko mfite umwana w'umusore witwa Soprano yes ariko apari ibi yo kuba ndi umupapa ndi no mu video maker ngora video making yes hanyuma Pole ukunda ibintu bya entertainment uretse kuririmba ubundi ukunda iki mu buzima bwawe busanzwe mu bintu bijyanye no kwishimisha nkunda musique yo urabyumva niyo ibanza yaba kuririmba gucuranga no kureba cyangwa kumva musique nyirizina ariko noneho nkunda koga ukunda koga wagushyira mu ibase wako nyikwiramo nabikora yes Pamex hanyuma mu by'ukuri ukunda koga ariko no kurya ntago byakunanira kurya byo urumva ni ibintu bihoraho ubwo narimvuze mu bintu bijyanye no kwisanzura cyangwa kwidagadura nkunda kubyo iyo numvishe nk'ubu ngubu iri tara ryanyu ndumva ribuze gutuma ngiriye pfo ku bagore man maze utere mu mazi bana izi light zanyu ziri high cyane wabwiye producer kuzareba sana gashyiramo amazi ikibazo amabase hano muri Sky nakubeshye ushobora gusanga na Soprano atakwirwamo yes Pamex utubwiye yuko uri umupapa ufite umwana w'umusore ariko ari mu kigero kingana Soprano afite umwaka n'amezi 4 yes nawe watangiye kumutoza ibijyanye n'ubuhanzi nawe urabyumva abafite ibirite mu myaka nk'ingahe iri imbere uzajya umubona muri za Got Talent ameze nabi cyane okay good hanyuma Pole uvuze yuko mu by'ukuri ukunda kuririmba indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye n'uwe muhanzi ukunda mu Rwanda by'umwihariko natubwira hanze yawe mu Rwanda ubundi nakundaga Mani Martin cyane ariko muri bino bihe ndi kwikundira Kenny Solo ni uri kunyenspira cyane wasa no kubita akarimbo kabo gato tukumva ka Kenny Solo umurego ibintu byafashe umurego akagofu ko ni nako uri bumindurire njyana yes uwana aratwika ntago yoroshye yes Bomaye nakubona we ntago uri umuntu wihinduye birya by'aba bene wacu hano black is beautiful
ni black in and out kabisa ahantu hose. Hanyuma Bomaye we ni muntu ki? Ni muntu ki mu by'ukuri ku bantu batamuzi? Gerageza utanga ishusho yawe abantu bashe kugusobanukirwa neza. Okay, Bomaye ni umusore, nta mwana, nta mugore, nta girlfriend. Bomaye ni gutya, single and searching. Umuntu avuga yuko warumeye? No, ntago narumye menye, nta muntu ndahuza nawe wenda ngo avuga ati Bomaye ndabona rwose birimo. Ariko ufite girlfriend? No, baraza bakagenda wapi? Ubwo niki gituma bagenda? Sinzi, gusa ntago navango baraza bakagenda, ariko girlfriend no, nta girlfriend in this time. Ariko ubwo ntabwo ari ikibazo wewe waba ufite? Yo, nta kibazo kirimo. Nta kirimo. Nta limit. Ndi umugabo no. Ubundi se ujya ukunda wowe? Cyane. Mu mwana akamura nyine gakebuka kwita akajisho. Ukavuga ati ariko nta ribi. Ukunda abantu bameze bate? Umukobwa umeze gute? Shaho umukobwa nkunda, umukobwa umeze gute? Umukobwa wirabura. Umukobwa utanuruse cyane, moderate. Size zanjye nibyo. Okay. Hanyuma Bomaye mu buzima busanzwe uretse kuririmba ubundi ukora iki kindi? Ngende umukozi w'ahantu runaka, ahantu nkora. That is it. Biri private ariko ahantu nkora. Yes, birumvikana. Hanyuma nawe uri umuhanzi mu byo kuko bisa. Yes, dusoza ikiganiro cyacu twagiranye na Milo Empire, turagira ngo mutubwire gahunda nziza mufitiye abanyarwanda cyane cyane abakurikira ibihangano byanyu imbere. Gahunda ya mbere mpamya ko abantu bose bifuza kumva nuko tutazongera kubatenguha. Gahunda turayifite rwose, ntabwo tuzongera gutenguha abantu ngo kofi yaruzuye. Ni itegeko, nawe urabyumva. Okay. Ntabwo biryo busa. Hanyuma ubutumwa mutanga muri rusange ni ubuhe Pole? Ubutumwa dukomeza guhereza abanyarwanda ni ubutumwa bwo kwigira, guharanira kwigira. Hari umuvandimwe umwe yageze ambwira ati ariko izi ndirimbo muririmba ko zumvikanamwe amaganya cyane muyita ba saa kintu. Ubu nimushobora kuzashiduka mwakenye cyane basi ariko nyine uriya twe principe tugenderaho no kwigira, kuko no mu byo dukora turigira cyane, kuko urabona turakipapa tukanimenya, niko bamwe mu bahanzi nizo terime numva bamwe bakoresha, nta management. Yes, ukuvuga ngo icyo tubwira abanyarwanda no gukomeza kwigira, guharanira kwigira. Ariko ubu wabumva ntiyakumva ko uyu muziki mukora ari ibintu byo kwishimisha gusa, nta nyungu muwutezemo? Ntabwo ari kwishimisha no gutanga message. Inyungu iyo zije, inyungu twajya tuzibonamo, ariko mu bintu by'ubwa artiste ndahamya ndashidikanya ko ntago target ya mbere bari inyungu. No, nukubikunda. Wagiramo amahirwe, hari igihe ashobora kugira ikintu kivamo, iyo kivuyemo ni byiza. Uko mubibona amahirwe muramutse mugeraho byabageza? Ni itegeko. Mwatagiye kubibona amahirwe twarayagize, tugenda tuyapfusha, ariko navuga turazima. Ayateye inyoni. Ariko byagiye biza seriously, ukabona sinkaho ngenga music nayiriyeho udufaranga dukiya rwose natubika n'abana hari bive mu muziki. Ariko hari rushanwa rijya ritegurirwa hano mu karere ka Rusizi by'umwihariko mu ntara y'Uburengerazuba, uko mbitekereza ni rushanwa rijyanye na bita ngo ni Kinyaga Award. Mwaba mwararyitabiriye? Twararyitabiriye ndetse twagiye dutwaramo n'ibihembo bitandukanye muri Kinyaga Award. Hari igihe twabaye abambere hano mu karere ka Rusizi ku rwego rw'irushanwa, tuba ba kabiri, duha amafaranga atari makeya. Ni irushanwa ryiza naryo twararyitabiriye. Yes. So by the way, twagira ngo rero dusoza ikiganiro cyacu, tubasanze muri studio, ntabwo twasohoka gutya gusa, turagira ngo mu by'ukuri mujye mu nyine muririmbe, twumve mugeze indirimbo, mutubwire kuri busohoke kuri uyu mugoroba, twumve aho igeze muyikora, twumve niba atari bya bindi itarasohoka se cyangwa twaririmba kuzakera wenda. Mwe muririmbe kuza, iyo mwaririmba iziri gukorwa ubu mwarimba kuzakera byose nta kibazo. Man, reka tumuhe show. Mwe ni muhereza abakunzi ba Daily Vibers TV. Naribi reka tumwumvishe na position wa mugana abantu batangira banayivumbeho gake. Ariko pro wenda waturemera tukareba ko ari cyo twafasha. Ngo ari cyo abantu bashaka kumva. Baremere wana. Baremere. Ntabwo mujya bura kuri mikoro hari hejuru. Nayishyiremo projet ahigeze. Twumve. Nagihara mwambaye nk'abantu muri studio tu ni umwe yaba yambaye headphone. Nk'abari coding utuntu nyine. Sama boys. Rains above this house. Position is away. Yours away.
erekana izo post kanukane post position zawe zawe afite uko yifotoza atandukanye n'ababandi usanzwe uzi afite uko yifotoza atandukanye n'ababandi usanzwe uzi bebe yaranyatwatinga maze nkamutatacinga tugafiringa tugakisinga zawe erekana izo post kanukande post. Oh my god, that's a really beautiful song. Yo mamen, indirimbo nabaha courage vraiment. Ariko ndababwiza ukuri ibi bintu ni byiza cyane, indirimbo ni nziza cyane. Yes bro, iyi ni indirimbo nziza cyane nkuko tubyumvise vraiment, nababwira ngo courage. Merci beaucoup. Yes, reka tubabwira inshuti bakunze ba Daily Vibes TV, twari turi muri Sky Entertainment Music and Video. Twari turi kumwe n'abahanzi bagize itsinda rya Miro Empire. So